Iyi ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashkudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka ababo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nonaha. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters. Tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize kandi wize neza bigaragarira mu byukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba iyo muri Jado. Ciao ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Bakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring, turagarutse. N'ubundi nta cyahindutse, ni wa mushuti wanyu pa ndetse na tugarutse mu kiganiro rero tuvuga tuti urukundo ntabwo twahinduyeho gake ariko ntitwagiye kure. N'ubundi turi ku rukundo, turi kwibaza tuti ese urukundo hagati y'umukoresha ndetse n'umukozi bihagaze bite? Ese rurimo? Ese ntarwo? Ese wamukoresha yifuza iki ku mukozi akoresha? Ese umukozi we yifuza iki ku mukoresha? Tutarajya kure rero tubanze dusuhuze inshuti zacu n'abadukurikiye. Yego, tangira. Mbere na mbere ntangiriye hehe? Ku mwimerere hariya hepfo kuri Pekarenge muri Jarama. Ndasuhuza cyane aba workmates banjye twakoranye ndetse twahoranye, inshuti zanjye muri rusange. Big up. Ndakurikizaho aho ndi ubu ngubu noneho Epe Rutare, mpereye ku muyobozi wacu, nkasuhuza ndetse n'aba workmates banjye dukora. Nabasuhuza. Urumva ntabwo nababura. Ngize ngo nanjye urumva ni henshi cyane aho mba naragiye nkubita amagrife. Yego. Inshuti bakunzi bajyaho nababwiye ko Jado Artist Official izajya inyuraho ibikorwa by'ubugeni. Ibyo bikorwa by'ubugeni rero nibyo mba narakoze. Murumva rero aho mba narabikoreye mba naragiye mpura ni inshuti nyinshi cyane. Urumva ntabwo nabura abo nsuhuza. Ntabwo babura. Kamemureka ntangirire muri Pekarenge nk'uko bivuga. Muri Pekarenge ndasuhuza umuyobozi w'icyo kigo Save Byukusenge. Big up man. Wihangane nubwo nguteye kwisi uri umusaza ariko nawe uri umusaza wa vision ndabizi. Turamanuka tujye kuri ba Nios aka Meya wa Burera Mushasha. Niyo mugabo umeze utari. Turaza tujye kuri ba Elia n'abandi benshi cyane tutagarukaho ntabwo nabarondora. Tuzamuke kuri
epe uruhuha turacyari muri Jarama. Gilbert Mameni umuziki niba komeza neza n'umuryango wawe, haraza ba David, haraza ariko nari guhera ku muyobozi nawe ariko ntacyo kari kanyisubye hagati, ariko Pelagie ndagusuhuza, ni directrice wa epe uruhuha, n'abuyoboye bose ndabasuhuje, mukomere cyane, harimo n'aba Jeanne Paul n'aba Isaac n'abandi benshi cyane, nabo mukomere cyane, peace peace. Turaza rero ahantu mba narakoreye ni henshi cyane, ibigo by'amashuri ngiye kurondora ntabwo na harangiza. Reba hano muri aho twari muri Ngoma, siho nakoreye honyine, nko muri Rukumberi nakoreyeyo kuri epe Inganji, directrice wa epe Inganji, nawe ndagusuhuje cyane. Responsable wa epe Inganji Karimu, big up man. Yari nanjye turaziranye. Directrice Siporo, nizere ko umeze neza rero, wa epe Inganji muri Rukumberi. Muri Kayonza aho mana yanjye ni benshi cyane, bose tubafite ku mutima, bose mbafite ku mutima. Emmanuel Nambaje muri epe ADPR Nyamirama, ndagusuhuje cyane. Abantu bose nakoranye nabo rero mu bigo by'amashuri ndabasuhuje, mu mahoteli nkariya i Rwamagana kuri Dereva Hoteli ndabasuhuje cyane. Nsuhuje umusaza Dereva Methode, umusaza w'icyamamare kabisa, umusaza uri hambo, umusaza utajya usubiza abantu inyuma ku rwego urwo ari rwo rwose bariho. Umusaza ndagukunda kabisa, uri umupapa w'abantu bose, ndakwemera. Ndasuhuza rero na manager wo muri Dereva Hoteli. Dereva Hoteli mbibutse ko ifatanya na Saint Agnes cyangwa se Saint Agnes bitewe n'ururimi wumva cyangwa uvuga. Ndagusuhuje Paul, uri umusaza nawe nemera kabisa, big up. Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro, fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado, tutazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Reka rero tugwe mu kiganiro neza. Aba badukurikiye bo kuri Jao, murabizi muri inshuti z'akadasohoka, turabakunda cyane. Ewana muri hano ukoze he? Hano ku mutima, hano iry'iburyo, akiri iry'iburyo naryo numva bavuga ngo tugufate iry'iburyo, mfashe iry'iburyo, ngo tugufate iry'iburyo. Nk'uko rero Mayi byose yabivuze, twabaye nk'abahindura sijemo gato, ariko stili n'ubundi turi mu rukundo. Abakoresha n'abakozi babo, ese mubana muti? Twihuse cyane rero, reka duhere ku bakoresha bigize ingagari cyane, bigize intakoreka, bigize nk'aho abari munsi yabo bagomba kubahonyora, batagomba kubaha agaciro. Mwisubireho. Urugero ugasanga nk'umuntu aguhaye ikiraka cyangwa se aguhaye akazi, ariko wakwanariza neza ugasanga wa muntu nubwo aguhaye akazi cyangwa ikiraka, ugasanga arabizi neza ko ako kazi cyangwa icyo kiraka arimo kuguha nta nyungu irimo, mbega ugasanga ni wa muntu udashaka ko akazi ari kugukoresha kakuvana kuri step imwe ngo kagushyire ku yindi. Uwo muntu nta rukundo afite. Kandi intego yacu dufite hano kuri YouTube channel Jao, Jado Artist Official Art and Tailoring, nukwimakaza urukundo mu bantu. Urukundo aho rusugiye dutuma rusagamba, aho rutangiye gukonja tukarukangura, aho rwakonje naho tukarubyutsa rukongera rukarayizinga.
rero nuko babibwira agoko cyane rukarayizinga rugashayininga bityo urukundo rukaganza iteka mu bantu. None se wowe mukoresha niba uri guhereza abantu ibiraka n'akazi kadashinga ugatanga akazi ariko mu by'ukuri umeze nk'uwikura umuntu nko kumwikura, ubwo urambwira ko uri kumwe natwe muri iyi ntego yo gutuma urukundo ruganza iteka mu bantu? oya, ntabwo byaba ari ukugira ngo ruganze, ahubwo ibyo bintu babyita kwikunda. Ibyanjye bizamuke, ibyanjye bizamuke, ibyo niyo byiye byateye n'akazi mu by'ukuri ni ukwikunda. tujya dukora yenda muri jyawo nababwiye ko turashushanya, nabivuze na mbere ariko n'ubu nabigarukaho. Turashushanya amafoto y'abantu, inyamaswa, environment n'ibindi bitandukanye. Hanyuma tugira urumva nk'uko mubyumva art and tailoring, urumva hazamo ubuhanzi, hakazamo ubudozi. Tudodera abantu batandukanye, baba abantu basanzwe ndetse ibigo by'amashuri, amakorari, dukora imyenda itandukanye y'abantu bakoresha mu gushyingura ababo bitabye Imana, ariko ubundi buriya abantu bapfuye bose babitabye Imana na abitabye Imana kuko niyo yabaremye, ni nayo ibahamagara. I never know. nyamara nibyo ariko uko biri kose ni ubwo buryo tubikoramo. Sasa tujya tugira ibiraka byo gusapurayinga school uniforms. Ugasanga nk'umuntu ushinzwe isoko ry'ikigo aguhaye ikiraka, tuvuge ni ukudoda school uniforms, ni ukuboha se wenda imipira y'indumu y'abanyeshuri. Ugiye ku isoko usanze product zarahenze, yenda wowe mu bumuntu bwawe n'umutima wawe n'urukundo rwawe nyine ushaka ko ruganza iteka mu bantu, nubwo ibintu bihenze ariko uriya muntu yatanze isoko ashaka kwambika abana, nubwo bihenze n'ubundi process yo kwambika abana n'ubundi nta cyayihagarika. ko bigenda kose akazambara. Igipaki cy'ubudodo wakiguraga wenda 5,000 usanze cyageze ku 6,000. Kuvuga uti nimba wenda umupira nawe utangiraga 4,000 n'urugero ntanga, ukavuga uti nzamubwira twongereho uduceri swati 500, wongeyeho mu by'ukuri bikaba 4,500. kandi turetse kubeshyanya, abana bagura umupira w'imbeho amafaranga make, bawugura cyane nko muri ibi bigo by'ama ofisiyeri niho usanga bigenda gake, ariko nabo ntabwo bajya munsi y'5,000. none se buriya wari uzi ko wenda umuntu uzakubohera imipira azayigusapurayinga ku 4,000? aragura ubudodo, araboha wa mupira, arashyiraho ibirango by'ikigo, umuha 4,000. niyo yasanze product ku isoko zihenze, akavuga ati ibyo byose ariko nubwo bihenze ariko abana bagomba kwambara, akagukorera ibishoboka byose abana bakambara, akakubwira uko byagenze. yewe no ku isoko ntabwo aba kubeshya, sibyo? nawe iyo uperereje ugasanga ko ibiciro ariko kubwira ku isoko niko bimeze, wowe ugatsimbarana ku kuvuga ngo turakomeza tuguhe bya bine twavuganye. gusa urumva ku kazi urimo gutanga, urashaka ko wa muntu urimo gukoresha akazi kageraho kamuvana kakageraho kamugeza. icyo gihe ntabwo uba ukitwa umukozi cyangwa wenda umukozi. icyo gihe ntabwo uba ukiri umukozi, ahubwo ubaye umuterankunga. Yes, ubaye umuterankunga. ubaye umuterankunga kuko niba bumva ayo ngarenga batagomba kuyishyura, icyo gihe uteye inkunga ntabwo uba ugize gute, ntabwo uba uko ukoze ngo uhembwe. mbere y'uko dukomeza rero reka ngire utuntu mbereka urukundo ruganza iteka mu bantu. turagarutse cyane rero mu kiganiro. ntabwo rero reba wafashe Jado akajya gutera ikigo inkunga, EP runaka, GS runaka,
urabizi neza ko Jado yarakoze yakoze ahomba arabikubwiye gusobanuriye impamvu niki none se nubwo ibiciro byuriye ku isoko ubundi se wari uzareka kwambika abana reka ntabwo bibaho gahunda niba igomba guhagarara ariko arabikubwiye ntubyumvise ahubwo utangiye kwirukanka ngo uri gushaka abandi bakora cya kiraka Jado yari afite kandi n'ubundi uri bushake n'ubundi araza akubwira bya biciro Jado yashakaga ko umuhaho ntagiye mugira umutima wowe uteye utyo wowe wakoze ibyo wowe se uteganya kubikora ndabagaye urukundo ruganza iteka mu bantu ntabwo uzambwira ko ufite urukundo ntabwo uzambwira ko ushaka ko urukundo ruganza iteka mu bantu uri gutanga akazi kadatanga umugati ko wagahaye ubu se rimwe tugira biterwa n'uko tuba twakoze akazi tugakuramo ibyo dushaka ibyo byitwa amafaranga bityo tukisirimura mbese ubwo wowe wakwishimira gukoresha umuntu ushoramo naye kandi yari yaje gushaka ikiraka akeneye inyungu bityo kugira ngo umuryango wubeho nawe ubwe yisirimure mukoranirega nawe asa neza cyane urukundo ruganza iteka mu bantu mwe mudukurikiye murabyumva mute murabyandika hasi muri komenti mutubwire uko mubyumva mushobora kuduha komenti zitugira inama mushobora kuduha komenti zitwunganira mushobora kuduha komenti se wenda zitubaza byose biremewe birashoboka cyane rwose reka rero iyi sije ntabwo tuyitindaho cyane ariko wenda tugira akandi kantu gato tuvugaho ugasanga umuntu aguhaye akazi ka kazi uragakoze urakarangije ntaguhaye amafaranga yawe aguhaye igice ahubwo nacyo nta gihari cyangwa se wamugana ugasanga na cya gice nta gihari arakaguha ati taha rero ubwo ngubwo nzaguha amafaranga yawe nanjye nishyuje ariko ibyo bintu muba mwabivuganye imbere ugupfuye agasoni aguha igice niba ari 100 wakoreye ugasanga yaguhaye nka 60 40 asigayemo wazayamwishyuza ngo ariko nguko wishyuza nk'abatindi ibaze urimo urishyuza amafaranga wakoreye urimo urishyuza amafaranga wakoreye kwa njyewe yongeze kuri iyi ngingo ndanababara nkumva ndenda no kuvuga uburimi kandi mu by'ukuri ubusanzwe njyewe mvuga neza ko abantu barambangamiye hari abandi bantu nibutse nabuze nsuhuza abantu bo mu bigo by'amashuri abadiregiteri n'abadiregitirise nabo bagira iyo ngeso bo akenshi bizwi ko dukora bakatwishyura kuri capitation ariko nukuri ariye capitation iza ugasanga ari icicikeye wajya umwandikira nko kuri WhatsApp ukabona amaze iminsi 2-3 ataragusubiza mbega ukajya nta nubwo muziranye yajya kugusubiza akakubwira ati rero ati rwose ibibazo byabaye byinshi amafaranga yaraje tuyanyangiza mu bantu arashira yarashize ni ukuvuga ko ibyo wakoze wowe nta gaciro aba yabihaye nta nubwo aba yaguhaye agaciro wowe ibigo by'amashuri bimwe bijya bigira icyo twita smart room ni smart classroom kiriya cyumba cy'umukobwa bakitanga iki ubwo reka tuvuge girls room nta kibazo murabyumva nibura aho bafite icyo cyumba iyo wagiye gukorerayo wenda ari nka kure utafite ubushobozi cyangwa n'uburyo bwo gukora utaha uzamara nk'icyumweru bashobora kukuryamisha aho ngaho ni oke ni sawa ariko noneho hari n'ibigo by'amashuri usanga nta kuntu bameze ukemera gukorera muri kondisiyo mbi ugakora urara mu ntebe ugakora urya nabi noneho hari nk'ahantu haba ari no mu cyaro utabona n'aho winywera amata uri butegereze ka kawunga konyine ko mu kigo cyangwa se uwo muceri ubwo urumva muri weekend uko biba bimeze ni ugusafaringa izo kondisiyo zose diregiteri cyangwa diregitirise akazirengagiza ugasanga amafaranga wakoreye
uyategereje umwaka wose cyangwa imyaka 2. Hari n'abankuza rwose, hari degiteri gitaye Nyamirama kiyobora muri za Ndego, ntago nkivuze kugira ngo wenda ntagiteza abantu, ariko n'abantu mwebwe muteye gutyo mudaha agaciro abantu muba mwarakoresheje. Wowe wa mudiregiteri we ndabizi uzabona iki kiganiro, amafaranga yanjye wanyimye, njyewe nabaye umuntu wiyubashye, nanga kwirirwa ntera amahane, ariko wumve ko ntabwo uri inyangamugayo, ubimenye, ubyumve, wisubireho. Njye warampohoteye, ariko abandi uzakoresha, nyamuneka hari igihe uzakoresha umuntu wisubireho bagaruke, usanga afite ibisazi atameze nkanjye Jado wituriza witonda. Rero rwose tujye kuvuga ku bantu badaha agaciro abo bakoresheje, ni benshi cyane, ariko reka dusoreze aha ngaha wenda tubagira inama. Uratangira ubagira inama? Hari inama ufite wabagira? Njyewe inama nabagira ni uguhinduka. Niba ikosa ryarabayeho, reka baryite ikosa, ariko bigorore nabo bahemukiye. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Bigorore nabo, mbese bagaruke mu mwanya, kuko uko byagenda kose umuntu aguhamagara ngwino unkorere tugakorana gutya, nuko haba hagati yacu hakagombye kuba harimo ubushuti. Ariko iyo bigenze gutyo, mu by'ukuri urukundo ruba ruzimye. Njye inama nabagira nuko mwakisubiraho, ubuhemu mukabureka, kuko niba hari ikintu gisenya urukundo no guhemuka birimo, mugakora ibintu mwumvikanye, amasezerano, isezerano rikaba umwenda nk'uko bivugwa. La promesse est une dette. Yego. Nanjye rero icyo nakongeraho nta kindi n'ubundi ni ukubagira inama, nyamuneka niba bakudatse ku kigo cy'amashuri bakavuga bati iki kigo ko cyanduye, ko nta mfashanyigisho ziriho, Jado ndi hano nka artist kugira ngo ngufashe muri ibyo bintu, ariko ntabwo ari ukugufasha komitere, ni ukugufasha nyine nkabikora, nawe ukamfasha ukampa amafaranga. Yes, nicyo kintu dupfana, nta kindi. Iyo rero amafaranga yaje ugatangira kunkwepa, ugatangira kwigira nk'aho tutaziranye, utuma niyumva nabi, kandi urumva hano ntabwo ndi kubarata amashimwe, ndi kubagaya. Namwe mudukurikiye muri komenti, mutwandikire mutubwire uko mubyumva ibyo bintu, gusa icyo nzi cyo ntabwo bishimishije. Ariko hari n'abandi bubahiriza amasezerano rero, umuntu akaba azi ko yagukoresheje, ariko akaba azi ko ugomba no kubona ibyo wakoreye. Abo ngabo felicitation kabisa, mukomerezaho, kandi mujye mugira inama nabo ari abateye gutyo. Urukundo ruganza iteka mu bantu rero, mutwemerere dusoreze aha ngaha, ariko namwe muri komenti mwaduha ibitekerezo mukatubwira uko mubyumva, abadushimira, abafite ibyo batubaza se, abafite ibyo batubwira muri komenti hariya bashaka ko ubutaha twazaza tuvugaho, mwese ni karibu. Ikiganiro nakagaruka.